Yesu ashimwe cyane. Dushima Imana iduhaye akanya kugira ngo twumve ijambo ryayo. Reka tuyishimire, ikomeje kubana natwe, ikomeje guturinda ko bukeye n'uko bwije. Imana ishimwe cyane kubw'umugambi wayo mwiza udasanzwe, ihora itugaragariza ko bukeye n'uko bwije. Ari wowe yarakurinze, ikurinda aho uhereye, nanjye irandinda. Byose ni umugambi w'Imana, byose ni ubushake bw'Imana. Kuba turiho ni ukubera Imana, kuko hari abantu benshi cyane bagiye batambuka, bagiye baca muri Indi, bagiye baca aha ngaha, twese tubibona. Ntabwo ari uko bagiye ari uko babikunze cyane, ahubwo bagiye kuko nyine Imana yari yabyemeye. Nawe rero kuba uriho ni umugambi w'Imana, ukuri ni ubushake bw'Imana. Rero niyo mpamvu iteka ryose ugomba kwicara uvuga ngo si njyewe uriho, ni Kristo urimo hagati muri njye niwe uriho. Ibyo nkora byose n'ibyo mvuga ni Kristo uri hagati muri njye. Amena. Dukomeza dusuhuza abantu bose bari mu mpande zitandukanye, mu migabane yose y'isi. Bose turabasuhuje cyane, abumva Ikinyarwanda n'abumva Ikirundi. Ndabizi hari na bene wacu bari ahantu hatandukanye, kandi icyo nzi neza, ubwami bw'Imana buratwaranirwa n'uko ijambo ry'Imana ritubwira, kandi intwarane zabugishamo imbaraga. Niyo mpamvu iteka ryose aba ari ngombwa kugira ngo tugire umwete mu gihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye, kugira ngo turusheho cyane kuba maso kurusha ibindi byose. Amena. Aka ni akanya rero ngo twumve ijambo ry'Imana, kuko niyo nahoze mbabwira cyane ngo abenshi tugira intambara zikomeye cyane kugira ngo tubone umwanya wo kujya kuryumva. Biragorana cyane, Satani ahora atwerekeza mu bindi, tukumva ibindi ariko dushobora kuba twareba, ariko ijambo ry'Imana ugasanga ntabwo dushoboye kuba twareba. Kandi naryo pe, nawo umutsima cyane uba ukeneye gutera imbaraga muri uru rugendo, kuko namenye neza yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima tuzagera. Hari irindi shirirwa abana b'Imana twateguriwe tugomba kuzagira, rizaboneka mu bwami bwo mu ijuru. Ni kandi niko kuri kw'ijambo, kuko kuri kw'ijambo niko bizaba bimeze. Nushaka ubyizere niko bimeze, niko kuri. Kandi uwo murwa abazawinjiramo ni abazabejwe neza, n'abazabejwe neza, n'abazabejwe neza. Ubwo icya mbere cyo niba tuvuga ngo dukunda kumva amakuru yo muri uwo mugwa uri kure, ahatagera ibyago. Muri uwo mugwa nta rupfu ruhaba, nta byago, nta bibazo, nta bukene. Dore ko abantu benshi bafite ubukene, bafite n'ibibazo cyane by'amazu bitandukanye, ariko muri uwo mugwa tuzajyamo ibyo byose nta na kimwe kibamo cy'ibyago. Ni ahantu hahora amahoro, ni ahantu hahora ibyishimo bidasanzwe. Niyo mpamvu Kristo uko yabonye abona abantu benshi bagira cyane ikibazo cyo kubona ibintu by'amazu. Abantu benshi bagira ikibazo cy'amazu, niyo mpamvu yavuze ngo kwa data hariyo amazu menshi. Yaba atarahari mba mbabwije ukuri, ariko yabitubwiye bitari yaba kugira ngo tubyizere yuko ari iby'ukuri. Kandi nyine amazu kwa data arahari, ni menshi ashoboka. Amena. Reka dusenge Imana rero, dukomeye cyane n'ubundi n'ijambo ryayo. Uri uwera, uri igitare cyiza. Tugushimiye kuri Imana ifite imbaraga, tugushimiye kuri Imana ikomeje kubana natwe. Turi imbere yawe muri amasaha, reka wowe ushigwe hejuru, twebwe dukishwe bugufi. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana nyir'ijuru, Imana y'imbaraga, Imana ishobora byose. Mana, tuganditse imbere y'ubwiza bwawe abana batoya, tugiye kumva ijambo ryawe ry'ubuhanuzi ryahumetswe nawe. Nyemerera iri jambo uze uriherekeze, uze urishigikire. Ntaba ari njye ugiye kuvuga, ntaba ari we ugiye kuryumva, ahubwo ureke uze ushyore imizi cyane mu mitima y'abantu benshi. Abantu bose wongere ubakundishe ijambo ryawe, abantu bongere barikunde, baryumve kandi baryubahirize. Urakoze yuko uri kumwe natwe, urakoze ko ugiye kubana natwe muri byose. Bisabye nizeye kwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Rero reka dukomereshe mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abaheburayo ku bice 12, ku murongo wa 14 kugeza 17. Abaheburayo ibice 12 umurongo wa 14
kugera kuri 17. Abaheburayo 14, 12, 14 kugera kuri 17, niyo magambo tugiye gusoma, niyo magambo tugiye kwigaho muri rusange. Haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima, abenshi bagahumana. Kandi hatabaho umusemburo cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu waguranye umurage we w'umwana w'imfura igaburo rimwe. Kuko muzi yuko hanyuma ubwo yashakaga kuragwa umugisha atemerewe, kuko atabonye uko yihana n'ubwo yabishakaga cyane arire. Amena. Iri ni ijambo cyane ry'ubutumwa bukomeye cyane Imana biri guhereza abantu bayo. Ni ubutumwa budusaba kugira umwete. Tugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Iri jambo kugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, mu Cyongereza bakunda kuvuga ngo to flow peace. To flow peace. Muri make, iri jambo kubana n'abantu bose amahoro ni ijambo ridusaba, dutegetswe kubana n'abantu bose amahoro hatavuyemo n'umwe. Dutegetswe kubana n'abantu bose hatavuyemo n'umwe uko yaba ameze kose. Buriya abantu benshi cyane dukunda kugira impagarara kenshi kavuga ngo hoya kanaka yampemukira gutya. Ndabizi abantu benshi bafite ikintu bita ibikomere byinshi bagiye bahura nabyo, cyane cyane nk'Abanyarwanda n'Abarundi, bafite ibikomere byinshi bagiye bahura nabyo bitandukanye. Hari ubwicanyi bwabaye nko mu Rwanda muri 1994, aho Abanyarwanda benshi cyane baricanye mu buryo budasanzwe. Bamwe rero bakaba bafite ibikomere bidasanzwe. Hari nk'umuntu wicaye gutyo, baramwiciye abantu be bose bakaba barashyizeho burundu. Ugasanga uwo muntu kugira ngo azatanga ikintu bita imbabazi, kugira ngo azongere abane neza na wa muntu wamwiciye ba bantu, ntabwo yapfa guhita bikunde. Icyo dufite buriya mu Banyarwanda benshi cyane nuko dufite imbabazi zo ku munwa, ariko mitima yacu iracyamunzwe cyane mu buryo budasanzwe. Kuko akenshi ikibazo dufite cyane gikomeye cyane ni uko buriya iteka ryose iyo umuntu yabanje kwinjira muri Kristo aba yabaye icyaremwe cyiza cyane gishimwa nayo. Niko bigenda iteka ryose. Ariko anytime uzisanga ukiri mu bintu by'amoko, ukiri cyane mu bintu bitandukanye. Icyambere cyo muri Yesu ntabwo habamo ikintu cy'amoko. Muri Yesu habamo Kristo gusa. Kuba uri umukristo ibyo birahagije. Rero hari ibikomere twagiye duhura nabyo, hari abo twagiye tubura benshi, hari abacu twagiye tubura. Hari ibintu byinshi cyane byagiye bitubaho bikadutera icyo bita ibikomere mu buryo budasanzwe, bigatuma kugira ngo tuze kuba twakumva ko dushobora kuba twabana neza n'abandi, kikaba ikibazo gikomeye cyane. Ugasanga rimwe na rimwe biguteye na impact zo kumva yuko nyine nagenda gutya na gutya, kuko n'ubundi kubona ubuzima bwamaze kurangira burundu. Ariko haracyari ibyiringiro yuko igiti niyo cyatemwa cyongera kigashibuka. Erega buriya nubwo watekereza ngo bose baragiye, ariko ugomba kwibaza njyewe niye mpamvu ndiho. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye Tito, aramubwira ngo icyatumye Uwiteka, icyatumye usigara ikereti, ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganyije. Nawe rero hari impamvu yatumye Imana ikurokora. Hari impamvu yatumye Imana ikurokora. Icyambere cyo nawe wari gupfa nk'abandi bose. Icyambere cy'ubu ngubu nta nubwo waba ukibukwa habe na gato, ariko kubera umugambi w'Imana uriho. Amena. Kubera umugambi w'Imana uriho. Muri make hari icyatumye Imana igusigaza. Hari icyatumye
uwiteka akurokora mu nzu y'iwanyu ugasanga uri umwe gusa warokotse mu muryango wose, ugasanga ufite abantu barenga 150 ingahe magana angahe bose babishe bose uri kubireba. Ariko ijambo ry'Imana ratubwiye ngo tugire umwete wo kubana abantu bose amahoro. Icyo nzi neza kugira ngo umuntu apfe guhita babarira umuntu wamugiriye nabi ni ibintu bigorana cyane, ariko ijambo ry'Imana ryo ridutegeka ko twababarira cyane abanzi bacu. Muri make dusaba yuko tugomba rutegetswe kuba twababarira cyane ngo tugafata umwanya wo kubasabira. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Abenshi ugasanga akavuga ngo ngiye ngo mbana n'umuturanyi uhora nzengereza ngo aranduga. Arakuroga nyine kubera ko Imana yabyemeye. Ahubwo wowe icyo ugomba gukora, ugomba kumwerera imbuto uko bukeye n'uko bwije. Ugomba kugereza ibishoboka byose ukabana n'uwo muturanyi wawe mwamubanye neza. Kuba kuroga Imana irabizi. Ibyo gukorera byose Imana yo mu ijuru irabizi. Ahubwo wowe ugomba guhiteza ikibazo, njye ubwo bimeze gute, njye bimeze gute ibyanjye. Amena. Igihe ni iki kugira ngo mufate umwanzuro umenye neza imvugo y'Imana. Abantu benshi cyane tubana n'Imana ariko ntabwo tuzi imvugo y'Imana. Aha ngaha dutegetswe kuba twabana neza amahoro n'umuntu wese uko yaba ameze kose, turategetswe. Buriya dufite ikibazo gikomeye cyane cy'abantu babaye ibigugu cyane mu matorero, ugasanga umuntu avuga ngo njyewe ntabwo nzigera mbabarira kanaka, ntabwo nzigera ntangira imbabazi byagenze gutya na gutya. Nubwo mwaba mwicarana ubizi neza yuko uriya mwana wawe, ubizi neza yuko ari wowe wagize umuntu wawe ukuriye, aho ngaho utegetswe kubana nawe amahoro. 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 Ni ijambo ry'Imana ribidusaba, ridutegeka. Ntabwo dusabwa ahubwo dutegetswe. Dutegetswe kubana n'abantu bose amahoro, kandi n'ikindi kintu bita kwezwa. Amena. Dutegetswe kubana n'abantu bose amahoro, aho waba uri hose ugomba kugerageza ikintu cyose gishoboka. Ukaba wagirana ikintu bita ubumwe na wa wundi ufata nk'umwanzi wawe, kandi utegetswe kumukunda by'ukuri, apana uburyarya. Uko abantu cyane bafite urukundo rw'uburyarya bwo ku maso, bwo ku munwa gusa, ariko iteka ryose impamvu n'ubuntu bimeze gutyo ni uko utarinjira muri Kristo neza. Ariko niwinjira muri Kristo neza, araza kuba yagushoboza ibo wabana neza n'uwo nguwo urimo uratekereza ngo ni umwanzi wawe. Amena. Igihe ni iki ngo bafate umwanzuro. Igihe ni iki kugira ngo imbuto zawe zongere zigaragare neza muri babandi bose mwirwana, hahandi hose uba zongere ziboneke neza, ariko umugabo wawe yongere abone imbuto zawe. Icyambere cyo ushobora gusanga umugabo wawe yahora guca inyuma, ukabona bizi, ukaba ubizi neza yuko ahora guca inyuma cyane uko bukeye n'uko bwije umugabo wawe. Ariko kubera yuko hari icyo wamize muri wowe, hari icyo winjije muri wowe, hari icyo wagambiriye muri wowe, hari Kristo uri hagati muri wowe, niwe ugushoboza kuba wababarira. Kuko Kristo aravuga ngo mugomba no kuba mwababarira cyane abanzi banyu batari bazi no kubasaba imbabazi. Amena. Batari bazi no kubasaba imbabazi, mutegetswe kuba bahita mubabarira bakiri kare. Uko Imana yatubwira ngo nutaza kubabarira umwanzi wawe, na so mu ijuru ntabwo azakubabarira. Amena. Muri make twebwe natwe ubwacu kugira ngo batubwira ngo twese uko tungana, twese turi abanyabyaha, twavukiye mu byaha, niwe twisanze. Nutaza kubabarira neza wa mwanzi wawe, na so mu ijuru nawe n'ubundi nta mbabazi ari buze ko yaguhereza. Ntabwo bishoboka. Niba wifuza imbabazi zivuye ku Mana, banza ubabarire nawe, banza utange imbabazi muri rusange. Erega imbabazi ni ikintu gikomeye cyane. Imbabazi ni ikintu gifite agaciro cyane muri iyi minsi.
imbabazi ni ikintu kidasanzwe. Banza wongere cyane, wongere wisuzume, wongere wibaze cyane. Ndatanga imbabazi nk'uko bikwiriye. Banza wibaze cyane, nange nibaze. Amena. Igihe ni iki ngo ufate umwanzuro. Igihe ni iki ngo wongere wisuzume. Igihe ni iki ngo wongere wigare cyane. Icyambere cyo nabizi neza, ibikomere utabifite byinshi cyane. Hari abatwikiye ababyeyi, hari abatwikiye abana, hari ukuntu twagiye tubana n'imiryango mu buryo budasanzwe. Ugasanga umugabo abanye n'umugore, ariko umwe hagati y'undi n'umwe. Urasanga iteka yose umwe aricaye avuga ngo n'ubundi mugenzi wanjye araza kunyica mu kanya, araza kundangiza mu kanya. Ugasanga bose ariko nk'uko bicariye, ariko nk'uko bameze, ariko cyane gifite agaciro. Icyambere gifite agaciro wowe. Banza umenye neza yuko uwo ngo nubwo mubanye gutyo ntabwo azigera kwica, nta kintu na kimwe azigera gutwara bitari byaba mu mugambi w'Imana, kuko umugambi w'Iteka gufiteho ni muremure cyane, urenze cyane cyane cyane. Iyo byose waba uri kubona, izo ntambaro waba uri mutekereza, iyo migambi yose waba uri kubona hagati muri wowe, umugambi w'Imana uri hejuru cyane w'ibyo byose. Amena. Yesu ashimwe cyane. Rero fata umwanzuro hagati muri wowe, wongere ugirire Imana icyizere. Imana yongere ikugarukeho cyane, yongere cyane, yongere gushoboze kuba abana n'abantu bose muri rusange. Ureke kuvuga ngo gutya na gutya ngo niko bimeze, hoya ahubwo vuga ngo iby'ijambo ry'Imana rishaka ryo bigomba kubaho. Amen. Muri make dutegetswe kubana n'abantu bose. Iri jambo nuko nta mwanya tuba dufite cyane uhagije, ariko ni ijambo wavuga n'iminsi ngahe utari warangiza, kuko ni ijambo ridutegeka kubana n'abantu bose amahoro no kwezwa. Kwezwa ni umurimo ukorwa buri munsi, buri munsi uwo murimo urakorwa, kandi hatabayeho kuva kw'amaraso ntabwo habaho kubabarirwa ibyaha. Amaraso yapfuye ubwo twabonaga igitambo kimwe ari we Kristo, niwe atubera igitambo gikomeye cyane. Araza ari we aba igitambo, yibera n'umutambyi at the same time. Imana ishimwe cyane. Yabaye umutambyi aba n'igitambo. Rero iyo twizere, iyo twihanye tukizera muri ya maraso yiwe, niho twakira imbabazi, niho twakira ihumure, niho twakira imbabazi zirasanzwe. Rero iyi saha najya nkumenyesha cyane ko imbabazi zazindi za Kristo ziracyari kuri wowe. Rero ngwino umwemerere cyane muri aka kanya, wongere wisuzume, wongere wibaze cyane ukuntu wagiye ubana n'Imana mu buryo budasanzwe, ukuntu wagiye ugenda mu buryo budasanzwe. Wongere wisuzume, kuko Imana iravuga ngo hepfo iravuga ngo hari imisemburo tugomba gukuramo hagati muri twebwe. Hari imisemburo y'ubusambanyi, hari imisemburo y'ibintu byinshi cyane bitandukanye iri hano hepfo. Muri make Imana atubwira ngo twirinde kumera nka Esawu. Esawu wagiye akeresa iby'Imana, akeresa ubutwari Imana rero amuhaye, arabufata abugurana igaburo ry'umunsi umwe. Ubwo se wowe ntabwo wasanga iyi saha ubarizwa mu itora ariko n'ubundi umeze nka Esawu? Ugasanga iteka ryose wiri gusenga Imana, wiyishyuza amasezerano mu buryo budasanzwe, kandi n'ubundi umaze kuyagurana umeze nka Esawu. Wongere witekerezeho cyane kurusha ibindi byose. Wongere wibaze, iyi saha mpagaze gute? Iyi saha uko mpagaze ndacyari neza mu masezerano y'Imana? Isaha uko mpagaze ndi mu kuri kw'ijambo ry'Imana? Isaha uko mpagaze meze neza nk'uko Imana ishaka? Banza wicare cyane, ubanze witekerezeho, banze wiyumvemo, wibaze cyane uko umeze iyi saha, niba uri mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Amena. Igihe ni iki kugira ngo ufate umwanzuro, Imana nayo izi kurengera muri byose. Sashimwe cyane. Tugiye gusenga, ariko wongere usenge cyane Imana uyisaba iguhereza imbaraga, igushoboze gukiranuka ahantu hose waba uri hose, ukiranuke, kandi iteka ryose uhore wejejwe, kandi igushoboze cyane bw'umutima wo kubabarira,
wongere wumve muri wowe ugize amahoro adasanzwe, wongere wumve muri wowe ufite urukundo rudasanzwe. Buri muntu wese agenda akubona avuge ngo byibuze uyu muntu arakirijwe, byibuze uyu muntu arejejwe. Amena. Erega Imana ntabwo izita ku yagiye itubaho cyane, ahubwo izita ku byo yagiye dutegeka, ni gute wabyitwayemo no gute wagiye ubivuga imbere y'Imana. Amena. Mureke dufate umwanya dushima Imana cyane, dusaba imbaraga ko Imana ko yadushoboza kandi idushyigikire muri byose. Ndakubashye Data, ndakubashye kuri mwiza, ndakubashye kuri igitare cyiza, gushimiye ko wabanye natwe mu ijambo ryawe. Nyemera cyane Mana, bamaze kuryumva ubafashe, n'abazaryumva ubafashe. Dukeneye ko wadushoboza ikintu cyo kubabara hagati muri twebwe, mu izina rya Yesu. Udushoboze kubana abantu bose amahoro, ari aho tugenda, ari aho twirirwa, nabo tuvuga ibintu bitandukanye, hose ude kubana abantu bose amahoro. Urakoze ko udushoboje, urakoze ko udushyigikiye. Mbisabye nizeye Imana, nzi ko ubikoze, bwa Kristo Yesu Umwami wacu. Amen.